ushaka kuba uri kureba iyi video nge nawe tutarahura amaso ku maso nkaba ntanakuzi personnellement cyangwa wowe ku giti cyawe, ariko hari ikintu kimwe nkuziho. Uzi icyo ari cyo? Nzi umwanzi wawe. Ushobora kuba wibajije ngo nzi umwanzi wawe se gute? Ngicyo tugiye kuganiraho muri iyi video rero. Burya umwanzi wawe ni wowe. Umwanzi wawe wa mbere ni wowe. Tugiye gukoreka rero ibintu bitandatu wiberaho umwanzi wawe ku giti cyawe bikaba biguheza mu bushomeri, ukaguma muri umushomeri utabona akazi. Ngicyo tugiye kuganiraho uyu munsi. Ibintu bitandatu ubyumve nurangiza ushaka uburyo uzabihindura kugira ngo uve mu bushomeri. Niba utarakoze subscribe akaba ari n'ubwa mbere cyangwa wagera hano, yikore tubonane nyuma y'aka kananga tubiganireho. Ngwaye ikaze, nge Didier Joye, hano tuganira ibintu byinshi biteza umuntu imbere. Impamvu nkunda kuvuga ku kintu cy'ubushomeri nuko akenshi usanga urubyiruko rwaraheze mu bushomeri, kandi akenshi nge nabonye umuntu ku giti cye niwe ufite ubushobozi bwo kwikura mu bushomeri. Nta muntu akenshi uzaza ngo guhereze ngo va mu bushomeri dore akazi ngaka. Kugira ngo uruze kumva uyu munsi ikintu nshaka ko tuganiraho, tekereza kuri iki kintu ngiye kukubaza. Ukunda kureba filime, sibyo? Filime bipanze gute? Filime zose zigira acteur, sibyo? Zikagira nuwo twita the band. Acteur, abantu bose bari muri filime bari aba acteur, ariko twebwe uwo twita acteur mu rurimi rwacu mu Kinyarwanda mu muco wacu ni nawe twita ngo type. Donc the hero, intwari ya filime, sibyo? Hakabaho noneho na villain, wa wundi nyine twita twe the band. Uri kubyumva? Umwanzi na acteur nyine ni intwari. Habamo ikigwari nyine wa mwanzi uteza ibibazo ni intwari. Filime rero kubipanze gutyo ntago ari impanuka. Nyine navuga ko ariko ibintu byinshi kwisi biba biteye. Niko twumva ngo Imana Satani, sibyo? Noneho tukumva nyine ikibi ikiza, nuko ibintu byinshi biba biteye. Kandi no kuvuga story niko bigomba kugenda kugira ngo abantu babe excited. Rero muri filime y'ubuzima bwawe, burya ngiye kubwira ikintu utaruzi. Villain munini cyangwa se the band munini muri story y'ubuzima bwawe ni wowe, ndetse n'intwari nini, acteur munini muri filime y'ubuzima bwawe ni wowe. Nta wundi muntu urimo uretse wowe. Uri kubyumva? Rero kuko urimo uri abo bantu babiri, ukwiriye gutsinda nyine wa the band yo mu buzima bwawe. Nanone uri wowe ukamutsinda, ukamukubita ishoti kabisa, ubundi ukaba intwari y'ubuzima bwawe. Ngicyo tugiye kuganiraho aka kanya. Tugiye kuganira mu myitwarire itanu nyine wa the band uri muri wowe agira ikaguheza mu bushomeri, agatuma utagenda ngo ubone akazi, ubone amafaranga cyangwa utangire business, ube nyine acteur ushaka kuba we cyangwa se type ushaka kuba we. Ikintu cya mbere uwo the band uri muri wowe agira rero ni ugutinya abantu, sibyo? Kuvuga ngo abantu bazambona gute? Uri kubyumva? Akenshi abantu bize bakiga amashuri menshi, birangira akenshi iyo babuze akazi babaye abashomeri 100%, kandi ari utuntu dutoya bari gutangira gukora. Kubera iki? Kuvuga ngo abantu bazambona gute? Ubuse nibazansuzugura, bazanseka. Uri kubyumva? Rero icyo kintu ihangana ushaka ukuntu gitera ishoti kabisa. Uvuga iti wapi abantu ko bazambona kose. Ntukazajya uterwa isoni n'ikintu uri gukora ngo urye, sibyo? Mu Cyongereza baravuga ngo don't be ashamed of your hustle, sibyo? Niba uri gukora kugira ngo ubone amafaranga, ubeho, utunge umuryango wawe, cyangwa se bikurire mu bushomeri muri rusange utere imbere mu buzima, ibyo ntibikagutere isoni. Ikindi kintu ni ukwiyemera, ukumva ko ukaze, ukumva ko hari ibintu byinshi wagezeho. Ibyo bituma usubira inyuma, ahubwo nyine ukaba hari ibintu wanga gukora kuko nyine wiyemera. Ikindi kintu wa the band uri muri wowe wakora no kutagira intego. Donc ugasanga yegura umushomeri, ukeneye akazi, ukeneye kuzabaho neza mu minsi zaza, uri kwibaza mu myaka 10 nzaba ndi hehe, ariko nyine ntugire intego. Kutagira intego bituma nyine wa mwanya ufite ukoresha nabi, ni we wasinze, ni we wagiye mu biyobyabwenge. Urumva niba ukeneye no gushakisha, ntabwo uri butahe mu gitondo saa 2 unurangiza ujye gushakisha uwo munsi. Wowe wikwitwaza ko ufite ubushomeri muri iyo minsi, unurangiza ukore ibintu bituma n'ubundi uguma inyuma, utera imbere. Gerageza ugire intego, uvuge ngo intego yanjye ni ugutera imbere, intego yanjye wenda ni ukubona akazi, intego yanjye ni gutangira business, utangire ubikore nubwo uri mu bushomeri. Ikindi kintu cya kane wa type wagira muri wowe ni ukuguca intege, kubwira ngo ibyo nako wa the band ni kuvuga the band. Uri kubyumva ngo ibyo bintu ntabwo uzigera bigeraho, ibintu uri kuvuga dore bari babona akazi kubera ko bafite bene wabo bakora, ukumva ko nyine hari
nta kintu we wageraho. Icyo nacyo gerageza ugitere umugeri. Ikindi kintu ni ukutigirira icyizere, kumva ko nyine nta kintu washobora. Hari abantu ashobora kwicara buri gitondo akabyuka niba ashaka akazi akaplayinga buri munsi. Hari n'undi ushobora no kureba akamara umunsi wose atarabona akazi akwiranye nako, uwo nta cyizere yigirira. Nanone haba undi ushobora gutekereza ngo ndashaka gutangira business, akaba atakumva ko ari bubyuke ngo yambare neza karabagenda komange ku muryango, ubwa mbere wenda bamwangire, ubwa kabiri, ubwa gatatu, ariko bizagira aho yabonye contract ya mbere ya business. Jya wigirira icyizere rero, utangire. Ikindi kintu ni ukutagira gahunda. Uri kubyumva? Kutagira gahunda birajya gusana bya bindi by'intego. Kutagira gahunda nibyo bituma wirirwa wasinze. Niba nyine unatangiye niyo business ukayitangira, bigatuma ipfa vuba utarageza ahantu itangira kunguka, kuko nyine ntugira gahunda. Umuntu wese ukubwiye ngo dukorane iki asanga wagiye mu bindi bidafututse. Gerageza rero ugire gahunda. Wibuke muri filime y'ubuzima bwawe ni wowe The Band, ukanaba na acteur icyarimwe, sibyo? Ni wowe ntwari nawe kigwari icyarimwe. Gerageza rero uwo muco w'ubugwari ukubita ishoti kabisa, utere ishoti uvemo. Niba utarakoze subscribe hano, kanda hano yikore, cyangwa ukande kuri iyi video. Noneho tubonane muri video ikurikira. Ciao, bye bye.